nshuti mwene data, Imana yavuze ko nta kizigera kijya kuba ku bana bayo itabibamenyesheje. Hari uburyo Imana ituburira mu buryo butandukanye. Ituvugisha mu ijambo ryayo, ishobora kutuvugisha mu buzima busanzwe tunyuramo, ndetse ishobora no kutuvugisha mu nzozi, yanatwoherereza n'abantu batandukanye bakatuburira. Ariko uyu munsi ndashaka ko tuganira ku nzozi nagize zitandukanye mbona zihura, kugira ngo twumve icyo Imana irimo kutuburira. Dore inzozi za mbere uko zari zimeze. Ndibaza ubu haciyeho nk'amezi 2 niba atari 3 izo nzozi nzihawe, ariko numvaga ntafite uburyo ki nabona uburyo nzivugamo, nkavuga se ndaza nzivuge juste gutyo gusa nta kindi kintu nongeyeho, nkumva sinzi uburyo nazivugamo. Izo nzozi sinigeze mbasha kuzivuga, ariko uko ntigeze nzivuga zagumaga mu mutwe wanjye, nkumva sinzibagirwa. Kandi izindi nzozi zose nagiye ngira igihe nazitambukirije kuri iyi cano zose narazibagiwe, ariko izo zose zigeze zimva mu mutwe. Anafite ikintu naje gusobanukirwa, ndavuga ngo ibi bintu bishobora kuba atari ibyanjye njyenyine, ahubwo nkwiriye kubisangiza na bene data, kuko bishobora kuba ari ubutumwa Imana ishaka gushyikiriza abana bayo. Izo nzozi dore uko zari zimeze. Nagiye kubona mbona mu Rwanda hacuza umwijima. Nabonaga nta muriro uhari, ahantu hose ari umwijima. Nabonaga hasigaye hari kwaka utuntu tuba mu muhanda hasi, ariko utwo tuntu tukatswa n'izuba, dukoreshwa n'izuba. Nabonaga ariko dusigaye turi kwaka twonyine, kandi ahandi hose umuriro wabuze. Ngo ngiye kubona mbona indege ntago ziri kubasha kugwa ku kibuga cy'indege, kuko aho hantu nta muriro uhari, ahubwo ziri kugwa hahandi ziri kubona twa tuntu two mu muhanda. Nabonye indege ya mbere igwamo, nabonaga inyuze hejuru y'urugo rw'umuntu. Ngiye kubona mbona uko iguye ibaba ryayo ribaye nk'irigwira n'umuntu umwe wari uri mu muhanda. Mu kandi kanya mu gihe nkibyibazaho mpita mbona n'indi nayo iraguye. Ubwo wa wundi wari wagwiriye n'iyo ndege nawe numvaga arimo atabaza ngo nibaze bamufashe kugira ngo begure iryo baba, kugira ngo abashe kuva muri aho ngaho nyine uko iyo ndege yamugwiriye. Ubwo abo bandi uko bakajyaga kumufasha nibwo ya yindi nayo yaje ihita igwa aho ngaho. Mbona abantu batakiri kubasha guparika imodoka zabo mu muhanda, kubera ko nyine indege ziri kugwa mu muhanda. Nabonaga abantu bari guparika imodoka zabo impande y'ingo zabo, mbese ku ngo zifite amayesikariye, ukabona umuntu yurije imodoka ye yayiparitse neza ku ruhande rw'urugo, ku buryo nyine imodoka idasigara mu muhanda. Inzozi za mbere nuko zari zimeze. Dore inzozi za kabiri, kuko nababwiye ngo ni inzozi 3 nagize, ariko impamvu niyemeje umunsi kuzivugira hamwe nuko njye natekereza nkabona ko zishobora kuba zigendana. Kuko ubwo natekerezaga ko izo za mbere nazigumanye, mu by'ukuri nta zindi nzozi nigeze ngira zerekeranye no ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko igihe natekereje kuvuga ngo izi nzozi si izanjye, ngomba kuzisangiza abandi, nibwo nahawe izi nzozi zindi ngiye kubabwira. Inzozi za kabiri nagize, nagiye kubona mbona turi abantu benshi turi mu nzu twikingiranye, turi benshi, ariko ngo hanze imvura yari iri kugwa ari nyinshi koko. Noneho ngo ngenda babwira ngo mundeke nsohoke. Buri wese atangira kumbwira ngo hoya urasohoka ujya hehe ko imvura ari nyinshi. Ndangije ndababwira ngo mfite umutaka. Maze kuvuga ko mfite umutaka, ubwo nyine narasohotse, kuko nyuma yaho nibonye ndi hanze ntwaye imodoka. Ngo ndagenda ngeze ahantu hari ukuntu mu mihanda yo mu Rwanda, uko nabibonye hari ahantu bagenda bashyira ibintu bipfutse nka za rigori ubona by'ibibeto. Ngo ariko mpageze, uko nari ndi kuhanyura n'iyo modoka, ngiye kuhagera ngo mbona amazi yiretse yarenze nyine iyo miferege ari hejuru y'ibyo bibeto. Ngo ntangira kugira ubwoba ngo ndanyura hehe. Ngo mu gihe ntagiye kwibaza ngo ndanyura he, mbona ya mazi uko yakiritse, mbona agiye uruhande rumwe, mbona nshobora kunyura iburyo. Uko nakatangiye gufata iburyo, ariko mbona imodoka yanjye igiye kwinjira mu wundi muhanda, ngenda gake kugira ngo ndebe muri uwo muhanda ngiye kwinjiramo niba nta zindi modoka zihari, kugira ngo ninjire nyine nitonze ntagongana n'izindi modoka. Ubwo uko nakabaye ndaho muri uwo muhanda nashakaga kurebamo, haturutsemo imodoka ntazi uko yagendaga. Umushoferi sinzi uko yari atwaye, ubanza yari afite icyo yabonye se, cyangwa yari arimo ahunga simbizi. Ariko nagiye kubona mbona araje akubita ya modoka yanjye nari ntwaye, mbona iguye hakurya, ariko njye nsigara mpagaze aho ya modoka yanjye yari iherereye. Mpita nangira kumubwira ngo nasohoke kugira ngo twandikirane.
kugira ngo nyine asiranse ye ijye gukoresha imodoka yanjye. Uwo ngiye kubona mbona nyine n'ubwoba bwinshi yanze gusohoka mu modoka, ahita akomeza aragenda. Uwari uri inyuma yanjye niwe wambwiye ngo yayibonye kandi yayifashe plaque. Yarambwiye ngo plaque zayo ni 59-53. Uwo mubare sinzi icyo uvuga. Gusa icyo nasobanukiwe ahangaha nshaka no kubwira ku bandi, wenda buri wese yagira icyo yumvamo, ashobora kudusangiza igitekerezo cye muri comment. Ariko njye icyo numvishimo hano nuko imvura igiye kugwa. Umuntu wese wumva icyo Imana ivuga mu mvura asobanukirwa icyo ari cyo. Imvura igiye kugwa kandi hari abantu Imana yahaye umutaka, hari abantu bafite imitaka. Gusa icyo nasobanukiwemo hano, niba ufite n'umutaka uw'Imana yakwemereye ukaba uzi ko ufite umutaka, uwo mutaka wawe ugumane ariko ugume mu nzu, kuko kunyagirirwa hanze cyangwa kuvuga ngo ugiye hanze, nubwo ufite umutaka ugiye hanze mu mvura, ntaho uzagera, nta ntambwe watera mu gihe imvura yaba iri kugwa ugasohoka ngo nuko wibwiye ko ufite umutaka. Njye ahangaha nicyo kintu nabashije gusobanukirwa. Reka nkomeze ku nzozi za gatatu nahawe, ariyo mpamvu navuze ngo umuntu wari wese uzumva uko ari eshatu ko zishoreranye ashobora gusobanukirwa kumva ibyo ari byo. Inzozi za gatatu nagiye kubona mbona ngo nari njyanye umwana ku ishuri, nabwo nabonaga ndi mu Rwanda, ngo ngiye mera nk'ubona imodoka zifite ambuteyage. Nabonaga ari nko kuri rompuwe, mbona imodoka zitari gutambuka, ariko njye sinabyitaho kuko ambuteyage ni ikintu gisanzwe. Hari ukuntu ubona nyine imodoka ko zagize nk'ikibazo, nicyo kibazo kiri buve mu nzira izo modoka zigatambuka. Naragiye mfata umwanya munini pe. Noneho mu kugaruka, aho nagarutse mpita mbona uko imodoka nakazisize nta nimwe yigeze iteraho agatambwe gato, habe na gato. Uko nakazisize iyambuteyage uko yari imeze niko nagarutse nsanga ariko imeze. Inzozi zanjye zihita zigarukira aho ngaho. Icyo nshaka kuvuga impamvu zinashoreranye n'izo zindi zose nagiye ndota, ni uko urumva izo za kabiri zigarukira ahantu aksida yari ibaye, iyo modoka ikubise indi ikagenda. Bivuga ngo ni nka aksida mu muhanda. Iyo aksida ibaye mu muhanda, izindi modoka zose nyine nazo zitabasha gutambuka nyine kubera ya aksida iri mu muhanda. Kubera iki hahise hakurikiraho iyo ambuteyage kandi narabirose iminsi itandukanye. Bivuga ngo n'ubundi wa muntu wari we wese uzashaka gutambuka mu gihe imvura izaba iri kugwa, nta nzira, nta muhanda, ntaho wanyura, waba ufite imodoka, waba uri umunyamaguru. Bivuga ngo nta hantu uzanyura, nta hantu uzabasha gutambuka. Ahubwo niba ufite umutaka, niba Uwiteka yarakwemereye umutaka, uzagume mu nzu yawe, uzagumira aho ngaho, aho niho izakurindira. Aho uzaba uherereye hose niho uzarindirwa kugira ngo imvura ye kukunyagira. Nshuti mwene data, izo nizo nzozi nahawe uko ari eshatu. Uwo ari we wese ushobora kuba wagira uburyo nawe ubonamo ubwo busobanuro. Njye mbivuga uburyo mbyumvamo n'uburyo nabihawe, nta kintu bashaka kongeraho, ariko twese dusobanukirwa mu buryo bugiye butandukanye. Ushobora kubona nawe ufite uburyo wadufashamo gusobanukirwa, wenda watwandikira muri comment tugasangira hamwe, tugasobanukirwa hamwe, kuko icyo Uwiteka aba ashaka ni ukugira ngo abana be basobanukirwe. Ubwo rero buri wese yagakwiye kwibaza iki kibazo ngo ni iki Imana iri kutuburira, ni iki iri kutubwirira muri izi nzozi. Rero mwene data, icyo nagusaba ni ukuba maso. Ntuterwe ubwoba n'inzozi nagize, ntuterwe ubwoba wenda n'ibiri imbere, ahubwo icyo ukwiye gukora ni ukuguma ku Mana, kandi muri byose ugahora usenga, kuko Uwiteka dusaba ngo mu byiza no mu bibi duhore imbere ye, kuko nitubana nawe azabiturindiramo. Mwene data, icyo rero nagusaba, wakora like, kuko iyo ukoze like video ishobora kuba yagerwa henshi, YouTube ikayisharinga ku bantu benshi. Kandi icyo nanjye mba nifuza ni uko ubutumwa bw'Uwiteka, icyo Imana yadutumye cyangwa icyo Imana itubwira, ni uko ibishaka ko abana bayo bumva ijambo ryayo cyangwa bumva ubutumwa iri kubashyikiriza. Uko ukora like bigera kuri benshi, uko ukora share bigera kuri benshi. Ngaho rero mfasha ukore share kugira ngo n'abandi bose bashaka ko kumva bagasobanukirwa, ab'Imana ishaka ko nabo bumva ubu butumwa, izi nzozi. Wenda harimo na bamwe bashobora gusobanukirwa kuruta uko njye nasobanukirwa, bakatubwira ndetse nabo bibagereho. Reka ngusabe ukore na subscribe kugira ngo tujye duhora tubana mu nkuru zacu za buri munsi, kandi nkomeje gushimira na buri wese wakoze subscribe.
Imana iduhane umugisha.